Nanone makuru yacu ku buryo burambuye nge ni Pacifique Mutuyimana y'amakuru ahagarariwe na Jacques Imana irahari ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Patrick Ndikubwimana y'amakuru yacu bakurikirana kuri YouTube channel yacu ari nayo yanyu ATV Rwanda official ukaba watambutseho n'igitekerezo cyawe muri aya makuru tujye guhera hano mu mujyi wa Kigali hari abaturage basaba leta guhagurukira ikibazo cy'ibiciro bihanitse by'inyama n'amafi n'ibindi bikomoka ku matungo muri rusange ngo bisigaye byigonderwa n'ambarwa aho ngo bamwe batakinatekereza ko ayo mafunguro y'inyama yabategura ku mafunguro yabo ya buri munsi bitewe nuko ngo ikiro cy'inyama kuri ubu gisigaye kiri ku mafaranga ari hejuru y'ibihumbi 10 bagasaba ko hakwiye gushaka igisubizo uko ngo benshi mu bazikunda bari mu ihurizo kuri iki kibazo. Elias Dushimimana agiye kubigarukaho. Gihe ibiciro by'inyama z'inka bikomeje kuzamuka ku isoko umunsi ku munsi, hari abakunzi bakaboga babwe ATV ko bangayikishwe cyane nuko uko iminsi igenda ariko igiciro cy'amafi n'ikinyama by'umwihariko iz'inka zirushaho guhena mu mujyi wa Kigali, bigatuma batabasha kuzigondera nyamara ari nk'umuntu aba akwiye kujya bitewe n'intungamubiri bifite. Ubwo bwoba dufite cyane, inyama zarahenze kandi noneho umuntu ajya gucuruza mu mujyi kataba mwambura n'utwo yaramajije kugwiza, urumva ibintu ni danje. Kubona akazi ibintu byose nyine byarahinduka. Ubu inyama ikiro cy'inyama nyine zirota. Ikiro cy'inyama ni ibihumbi 10, utabifite nazo wabona 11. Utabifite ibyo bifaranga nyine ntago wabona. Abana bakeneye agasosi k'ifi kugira ngo agire intungamubiri, ariko nyine kubera ukuntu ibintu byahenze uhereza isosi z'indagara. Kubera yuko nyine inyama zarahenze n'amafi zarahenze, nta kuntu wabona rero ugurira umwana wawe ifi kandi inyama abaturage abatishoboye ntibabona ukuntu bayagura. Nyine muri rusange ntabwo umuntu abona ukuntu agura amafi, agurwa n'abishoboye. Ntabwo umubyeyi ufite umwana ntiyabona ukuntu agura aya mafi ngo ayahe umwana agire intungamubiri, kandi nawe aba yakeneye kugira ngo nawe nyine si inyama shima Imana no kuri Noheli tu. Inyama zarahenze, kuzirya nyine zirya umugabo zigasiba undi. Ari nk'abafite amafaranga makeya ukaba zifite cyane, nkanjye ufite umwana mu gihe nta mafaranga mfite kandi nta mugabo mfite ntabwo nabona yo kugura inyama. Bebe kanye katangiye kurya, ariko umwana yatangiye kurya bagomba kurya nk'amafi, ariko n'amafi yarahenze. Mu biciro mbere twakiguraga 500 ubu kigeze ku 4,000. Kumva rero kuzabona nk'ayo mafaranga kugira ngo utekere umwana agasosi k'ifi atanagwingira birakomeye. Amafaranga aragoye kuyabona, ni ikibazo kiduhangayikishije cyane kuko nta mubyeyi yishimiye kubona umwana we nyine ajya mu mirire mibi tu. Aba baturage bakomeje kubwira ATV ko kuzamuka kwabyo bigira ingaruka cyane ku bana, aho banahera basaba leta gusuzuma iki kibazo dore ko ngo hari n'ababizamura ku giti cyabo. Iminsi ishize kuko ubu zarahenze cyane, ingaruka ku muturage n'abazicuruza ntibyakunda kuko ba nyir'ubwite bavuze ko nta kintu babasha kubitangazaho, dore ko ngo hari n'abatangiye kuva muri ubu bucuruzi bitewe n'uko nta cyashara bafatwa nk'uko mbere byahoze. Muri gahunda y'iterambere y'imyaka 5 ya guverinoma y'u Rwanda hiyemejwe kongera umusaruro w'inyama byibuza ku kigero cya 20%, aho guhera mu 2025 2029 uzava kuri toni 117,556 ukagera kuri toni 147,223. Muri iyo gahunda uretse kongera inyama z'inka hazibandwa no ku nyama zikomoka ku matungo magufi harimo inkoko, ingurube, inkwavu, ihene n'intama ndetse n'amafi. Elias Dushimimana ATV mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane Elias Dushimimana. Naho hirya no hino mu mujyi wa Kigali kandi harimo mu baturage